impabyo mbyirinda ntabwo nabona umuntu ujya kunkina cyangwa njya gukinisha shaka usubye gufatira tugo kamatana kabisa ukanshaka gucakira waba utishoboye egerwayo wowe singusabye amazi nusabye amazi usubye iki none ukagera ukinisha umuntu upfa gukinisha wowe nabwo ngo mupfa gufatira ngo mukinisha abantu ya gahunda n'igikinishwa niba ngiye kugira ngo ndakuka amazi w'inkoko kwa steri wowe nta soni si nk'ibyo se ikindi cyongera ntigizuye no mu ijyana ngo unisilamuze uje kuzanya amagande ko iyo mpagaze nkambe gukira ntagara ngo nakajipo kitwa gapusi mbese kagira hano gutya natambutse umunambona hakuna nabintu n'imisatsi unjya nyiri imisatsi niko mbona ipindikiye hano ubu ndaza kuzayogoshesha umwe ko naciye agasuzuguro do nayo nyizana hano mubita gutya sokozo yitwa imbwebwe nibuka imbwebwe kandi kwibuka imbwebwe ni sokozo yinde yo muzo mukina bara kwa Gasipari kasokozo imbwebwe bakabago dore Rome kwitwa Rome kuzamuka hariya muso kwa padi hariya tujya muri kazo hejuru hariya mu mugejuru kujya gusambana mu gitanda cyaho ubwo hari ryari genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza ku bantu bose badukurikiye bari mu bice bitandukanye reka nizere ko mumeze neza cyane nanjye meze neza cyane ni Samu Gakire na Jerry muri rwa rugendo rwacu kwa buri munsi ntago tuba turi twenyine tuba turi kumwe na Gift Restaurant ni restaurant mu mujyi hejuru ya Techno muri KCT bafite amafunguro meza cyane muri no minsi abantu bakunzi b'imikino y'igikombe cy'isi mugereyo kuko ibintu bimeze neza cyane ni match ureba uri kunywa kantu ugasanga ibintu bimeze neza cyane cyangwa se nimba uri ku Gisozi uze muri Dylan's Bar ni hano kwa Gaposho urenze kuri RPF gato ubwo aho hantu naho uraharebera umupira urahabona bruschette nziza cyane by'umwihariko ninjye mucoma ngiye n'umuvandimwe bita Mbata nke tuba duhari ku cyokezo ukareba agapira tukagukaraga gafi tukagukaraga aka bruschette kameze neza cyane ndetse n'abakunzi ba kaka koko gahuma hano umusilama ndebye kijisho publicité yanjye kuyikorera ku musigiti ndabizi banyirukankana nuko bimeze cyane ndagarutse ndi kumwe na mama w'aba swaga bose cyangwa se abajama Masegonda yarambwiye ati ubu none ngiye ntuzongera no kuzongera kumpuza n'abantu batazwi ijye umpuza n'ibyamamare imeze bite Masegonda ndashimira Imana abantu barishimye cyane ngo disi wamaye agatoki yego byagezeho kujya no hakuno hano wambwiye ngo utorenya amahano ukarona ku butoni ngo sikubwananize Imana zarabishe na nyirankesha wari gukunda Samu Gakire ndabwo ni Samu Gakire akomoka mu bakene niyo mpamvu nundi kara gatoki kasize gatewe na no ngaho ni ibinyandoro nta base ni batyaga intoki namushe mu byasare ntabwo byabize ibyo bintu wabonye fisi hepfo fisi namubonye fisi meze neza ndashima Rurema kabisa kari tumaze iminsi tudahura umwana w'inyamasheke ubu nawe ujya uririmba ya ndirimbo ya Yago Suwejo from Nyamasheke 2kgl cyane rwose ibintu bimeze neza ariko fisi alhamdulillah ndashima ngiye ko ntajya nkunda kumenya ngo wananutse cyangwa wabyibushye ubu bimeze ute bitewe nuko twari duherukana cyagiye ubu ndi mwayene wenda niko navuga ariko maze iminsi ndya ariko nanagerageza gukora siporo na regime imwayene tu mukanya numvisha uri kubwira umuntu nta ndwara nimwe mfite kubera Imana tu abantu bari bavuga ntabwo yabura diabete ntiyabura umuvuduko kandi ukavuga ati abantu batose ibyo ntibesibo babirwaye arega abantu baraturemera ariko Imana yo ubwayi ikadukingira ikanatuma nta kintu na kimwe cyatugeraho Masegonda abona wumiwe oya ndacyari uno muntu ngiye n'ubwambye mubonye kandi ni umwana ndamuzi wesha mu gitondo ariko njye nagize ngo ni umugore niba ngize mu kigo mwiteretse kuri filime ngo nzi kuri filime ngo yaratarambona ngo mbona nkubone ngo ariko noneho akajya nyita umukobwa ngo ndi umukobwa kandi ndi umugabo ari nande yakinye yitwa Rutsitsi njya mukurikira nanjye ndabeshye sizanga ari we ko ari umugabo uvuga ngo ni umukobwa kubikura oya nyuma mbimenye nyuma nicaye hano nyuma nuko yagize ni kigore mwazanye nukuri
ubimenye nyuma gute neza ukabyiha ibigore byonyine n'ibihungu birabyibuha burya abyibuhe se arakuruta yego kubusana yego baba aha kada ngese nageze hakungana gutya harabavuga ngo ndabyibushye ngo ningo muza kubyibuha gutya bazafunga abantu ubungubu mbese ndi kuri tekeri yo kutabona icyo kurya kubera iyo mpamvu ngo urabyibushye ngo ntukumya kubyibuha ariko iyo duhendisha barabangunda arya wenda ari ingeririye pe ari simburo nyikopeshiza agatoki kuko igitoki rero ko cya kindi baje yose barabyiba bagira amashyari barabica ngo baturutije samu barabicara bijyana ariko ninavuze ko nzazanira na kamirane rero tuza kunyakira zo kunyereka we ngo tugutungure ko ya anniversaire yawe none rero ngiye gushimira none ngiye kubona wandirimbiye karamamaye ahira sako byaye mwaka jyaye muri studio harya nakaye happy birthday Happy birthday to you, eshikeje chamele chicho, hane presha kitabe twampe tu. Abazungu barakumvisha bakuri. Aya tutabiko he. Ariko zikimana yigisha ibintu we. Icyo ni cyo kiri bimaze go. Icyo saza ubwo ni ikihe? Yewe bari kubije kiri bicaye cyane fise wabyumvise ibintu yaririmbaga. Impamvu. nabyumvise kabisa. Impamvu ngewe dukina ndi umuheburayo siko nababwiye nubwo nakwica nkajya kubyabuzanijwe ariko Imana igihangarurira kandi byabuzanijwe ni ibiki ibintu byabuzanijwe nuko ntatinyuka kugutuka cyangwa nukuriya ntago nabitangara kuri jewe ibyaha Imana yanga ni ibyaha Imana yanga no gutukana ukica mugenzi ukanamugambanira icyo cyaha Imana cyanga iki usambanye ikindi Imana yanga urunuka ikisa cyo gusambana reka dukanguke twumve ukajya gusambanya umugore undi mugabo ikosa ibabaza Imana ariko uri umupfakazi ukabona n'undi muntu nawe wapfakaye mugahura mugahumuriza ako byose ni ibyaha mugahumurizanya none se ubu tuvuga ko nta muntu n'umwe subona afite umugabo cyangwa ntafite none se nta muntu ujya kubaza izina hera none urimbaze ngenda cyari umwana ariko nyine hari abantu nyine baba bashinzwe gukora akazi urumva n'iki n'abandi batari nose ni umwana ntabwo wakwiyaranja kuba bivuze ari umwana noneho uri umwana guhamagara abana bazamo wirukanka wefisi igenere ngo nawe wibaza muri butike imigati y'abandi ni nko kubona ubundi mu kivu cya Cyangugu mu kivu cy'Icyangugu habamo insambaza cyangwa se injanga noneho habamo n'icyo bita urudego uraruzi urudego ni udusambaza dutoya ntago byemera ni fraud ni fraud ni nko kubona rero wagiye kuroba fraud nuza urudego ubigereranyije n'icyo ubwo nyine no kuryamana nawe wowe warobye urudego yaba ari ngiwe cyangwa yaba ari wowe uyu waba yarobye urudego yaba ari wowe kuko waba urobye urudego nyine rutarakura yo Imana imbabaye sinarobye ariko fisi ubusanzwe ubuse sindi kaka wawe ubu ngubu uri kaka ufite imyaka ingahe ubundi nyogokuru wawe ufite imyaka ingahe ufite imyaka 215 oya uratubeshya ntabwo nabishye kwishye n'icyaha uratubeshya ni ukuri akuri ikintu uvuga rutsitse mbwira imyaka ngenda ahita nkubwira imyaka undusha gusa ikigaragara cyo urandusha imyaka myinshi ariko nyambwira ati mfite imyaka runaka ndahita nkubwira cyangwa nkubwira iyo mfite ese nawe ni mukuru ufite ingahe ese ubundi reka nkubaza ubundi wowe urabona mfite imyaka ingahe rwose iyo nkubara imyaka agiye ufite imyaka 20 wowe 20 nuko wagira 40 ntaho ukiri imyaka oya niyo nagira 40 ntaho twaba duhuriye mu byo kungana wabyishe umunsi yita urudego itavugude ndurudego pe umwana arushije abantu bakuru kureba ubonyeho nafata ubuntu ucyumva na buno impabyo mbyirinda ntabwo nabona umuntu ujya kunkina cyangwa njya gukinisha shaka usubye gufatira tugo kamatana kabisa ukanshaka gucakira waburi utishoboye egerwayo wowe singusabye amazi nusabye amazi usubye iki none ukagera ukinisha umuntu upfa gukinisha wowe
mwebwe mwagiye mupfa gufatira ngo mukinisha abantu ya gahunda ni igikinishwa niba ngiye kugira ngo ndakuka amazi wowe inkoko kwa steri wowe nta soni si nk'ibyo se ikindi cyongera ntigizuye no mu ijyana ngo unisiramuze uje kuzanya amagande kwa steri ukora iki banza wine usome umugabo ushaka gushaka umugore nkanjye washatse uzo umugabo ndakijijwe sibyo ntubizi iyo ukijwe ugomba kumenya ibibi n'ibyo ukabwira abantu ko ari bibi rwose ngiye nshishikariza kugira ngo bisiramuze abagabo basore mujye mwisilamuza ntacyo bitwaye bimaze iki n'isuku kabisa umugabo umushaka ari yisiramuje nabigura wabigura ntanga abagabo se uratanga abagabo bavugisha ukuri kw'Imana iri ko kureba ukuri uwo mugore utumye murwa ibindi byose rwose umugabo utarigiza ajya mu ijyana ngo ajye kwisilamuza nagavuga na Esther kuko sanza ari atarisiramuje nkabimenya tarako gato gine gato abantu batisiramuje babita ngo iki ibikafiri babita bakafiri baba bafite ibikafiri ni ibiganda nama gutya ngo yagora cya kindi cy'imbere nyine hano kwaje gomba kuzutanga iyi mikoro iyi mikoro ikaza yinjira nyine ka gahunda abagifite uruhu akweho uruhu kazu uri bikanu nyuko washingitse nanjye kozo ntagisara nginashingitse uyora nkuyora tampepuro mwana reka mbwira umuroko tubona niba ubona ko bikugushije byuka kabyumugushwa n'ubusa ukuvugisha kuri twari iki aho kugira ngo uze abantu bajya bambwira ngo masegonda ngo mbere mwavugaga ijambo ry'Imana none waramugushije ndarengana waramaze aho gwangeje kuri byinshi bari baramishe watwingira kuri byinshi bari baramishe bana bareke kugugogora no kugokinyira ukuri kwaragaragaye ubu namenye ko guherereye naraga neza ukizera turewe fi naraga njamye gusa ndeba itorera abasare ndebyo bakanyongera ko nabanyagahene nabasamusure nabanyankende ibyo gusa ako samu omuri nasamu hariya niyo bukamana uriya mugore ngo ataye urugo rwe ako yakoze neza kuko akunzaniye ntakubona nabonaga Pastor Abel Imana imumugisha nubwo amagakandakarira yarakoze kukunzanira ubu reka nkubwire umva sinanga aba pastor cyangwa abadiya kwenga baririmbye icyo mpfana nuko atavugira ibintu kuri ngo babihere muzibi babyimbure bijyabona nkunda abanyamakuru rero batwabamariza ngibi bikamenyekana ku isi hose wenda ntwagiye bavuga ati uri inshinzi tampe niba ntarishize ibintu nk'iki ko ya ndirimbo yawe turenda kujya kuyizana ya indi ya hip hop je irandi binyukije kushaka kungusha nuko ntajya ngushwa n'amasenga zawutse irandi rimbo yitwa Nkunda Ingabo ahubwo ndashaka kuzajya ngo yikigana n'abasike bareke nibandebe icyoroshye bindeba n'ikintu oya no bandeba n'icyoroshye njya kuvugira ndi mugenza akamaro k'ingabo sibyo niba nanjye n'abahingabo gato cy'umwe cyangwa ibyumwe bibire ko nanjye n'abahingabo zakamaro k'ingabo abahingabo se ndwanira he ndagusabye irwana ushaka kubaza none arwaniye se wese agize umenera ibanga ryaho arwaniye amugane rata mubaze ngende civilian bose ko zambaye tubibona hano biro official ariko hari ingabo zitazi aho so tiyace nshaka kureba se ushaka kureba nyereka reka ibyo bavuze bikuri koko nkuri bimamo yimeze ite ngiye mvuga kuri papa uri mama ati gusa urukundo ni urukundo mu myembe murya munywa mumena mungubitira abana tutunzwe no kurya umunono w'inkoko wonyine nawe utogoshe utagira nako nakunyu ariko sama tongotse haleluya na groupe zitandukanye bo mu Gasyata bakuri Nyenyeri abakanombe sama bakoraho baraza umva umugisha w'Imana kuri we komanina umva umugisha w'Imana sha barokora tube ngo haradika amashayi gobo gusa bitari mwimbuto bihagarare ntabwo ndi kubona pastor n'abadiyakoni benshi ntabwo babaga bandeba ndi mu kana katameshe nandetse ako ariho tumaze guhurira rebo do shatse nabyo nasakanye usanga kuko mpazi kuko nahaze nariye inzara nyicaga yararangiye iyo ngo bayita ngo iki sakanyonsi mbona kawunga yowe mbona yiziyo njana bayita sakanyonsi oyo sakanyonsi tukajyana mu ndazo kwereka turaza gukubita kadense mu kanya uraka ese wakora ngibyo nago bibaho ntago nyibabe unarabohotse wese aho nabohe hose nabona naho n'abanyamakuru bangiye uyu ni umukuru w'abanyamakuru
umva nkubwire na Pafe n'umunyamakuru rwose namugireho umugisha ariko umuntu washingiye umugisha wa Samuel sinzi ko azaba so umuntu kereka aberi bambyaranye Imana ishimwe Pastor Aberi nawe yaje aturuka i Burundi aje gutabara Esther ni naraguye mbyukira kwa Samu bari barangushora amazi wabaga mu byaha nabaga mu bwigungize no kwigona no kwiganyira ko aragahinda kare uri cyane byo fi amasegonda n'ubwa mbere umubonye visa n'ubwa mbere mubonye niki kintu cyo rusanzwe mubonaho mubona ku biganiro ahantu henshi cyane hatandukanye yego niki kintu mwibukiraho uyu mubonye nyine nkunda kubona atera ingumi nyine ndamubona ahantu henshi cyane aririmba abyina nakubeshye nanjye nifuza kumubona kubera ko nyine nahoraga mubona mu biganiro nkavuga ati ariko se uriya mukecuru kuki ntamubona kandi nitwa ngo ndatarasa aba yibereye hirya ese ngenda ndashaka kubaza kubera iki mwamwise amasegonda ndo wari mwisese niyo waryise masagonda ko ari igisingizo nawe n'Imana binyuze mu banyamakuru ni icyemezo cy'urukundo masegonda ni ikiganiro namukoresheje bwa mbere tugihura namusanze ari kubumba ndamubaza ngo aka kantu gakora mu minota ingahe ako kantu niko bakasemo rero aha ari gusubiza ngo ngakora mu masegonda muri minota rimba ari 20 gakora mu isegonda minota 15 isegonda mu minota 15 ubwo yari kuvuga ati aho yaragiye kuvuga minota 15 ahita avuga ati mu masegonda minota 15 ako kantu y'abantu niko bakase baravuga ati nta muntu ubaho mu Rwanda ukorera ku muvuduko nkawe nimba mu masegonda babaje kubumba akantu kangana gutyo ubwo urumva ko maze banyeretse polisi mu mujyi baranyikwenda bacika rero sigenca musibo ngo dero umuntu ufite umuvuduko ruto w'abandi byatsi bararukeje bahise banyangisha n'umugabo Sofia yarakwandikiye cya cyuma kifotora mu modoka umuvuduko ngongeye umuvuduko ngo ninye ngabanye umuvuduko bahita banyamba n'umugabo nifite ngo nkubwiye nyine umusaza nyuma baranyigaruka ariko ndabihorera ndaceceka ngo afite umuvuduko mwinshi ura musaza yamuhitana yose yashotwaga ashaka iki ko ari umusaza adafite imbaraga nambwe umugabo w'umusaza mbonye bamukuye hese bamugira yari umutware wanjye kwaseze gusuye ntawo hari cyagiye se nyine yagiye nasubu niko Sam ubu bakora bwomba n'iki Gombe bwombo Gombe niki kandi ngo yari yiboneye umusaza harimo mwambura ariko ubundi mwange twaganiriye ibindi byo mukabyihorera to ntazahinda nakora amakosa ubwo se fisi avuze wayimenye bwombo nagize ngo utuntu baruba twitwa bwombo rata nanjye nitwe nivugiye jewe ntago manzi z'aba star zimeye nk'umustar se amafaranga yanshizeho ipantaro yancikiyeho Samu tuzayidodesha ariko buri Samu we ndayidodesha zajya nta gisuzi ko mfite inshuti yanjye imutayeri baza kwita makanika nakagutya bisa nanga wenda ariko se ikambaza iyi ngisi gisinga yita dashiri iki dashiri igezweho sitiri bayita deshire dashiri nanjye ngo ni dashiri yaracitse imbeba zarayiriye cyashe nyuma kongera kwabona hagiye ibiganiro nganije n'ibingahe biseke bya bindi n'ubushyuhe bw'umukecuru ubushyuhe twakinye ubushyuhe turi kinyi babeshyira abasore cyagiye babasaritse ngo bagira ubushyuhe ntibakabishyira abasore se ubu bagira ubushyuhe n'abakecuru babugira n'abasaza asa abakecuru bagira ubushyuhe ngenzi ko ubushyuhe bw'abakecuru buba bwarashize kuko ubushyuhe bugira inkumi n'abasore wagiye kurusanga bwashizeyo uzi ko muri abicanye ahubwo nyine wenda biterwa n'abakecuru abo ari bo iyo uvuga utyo se kari kose kuba iki biterwa n'uwo uri we n'ibiti ukomokamo n'amabuye ukomokamo oya n'ifu usonzemo yegora cyo kora ubwo reka turebe ngiye kubivuga mwe binteye abakecuru bahandi bo babaye nyine firigo
bahandi bo mu bwoko bw'ahandi ariko abakecuru mu bwoko bw'iwacu bari dagadaga mwoto bahora bari baravuze ngo kwaje neza kandi nze kwibafatana erega genda ishyiga ry'inyuma ryo muri ADP bajya bitondaga genda ishyiga ry'inyuma urumva ryo mu basenzi SADP honyine iyo dusenga Imana tuvugisha kuri mu bantu sibyo niba nisonzuye nkisabira ibiryo nkoze icyaha nta cyaha ratubukoze urashonje urambariza iki kutene ku nose nago wumvishe ko inzara avuze afite usanga tugufasha se hoya asajya abananyura mu nzu akankutse hasi ntabwo ari iyo nzara avuze avuze inzara nyine inzara Kanyombya yakubwiye byo mu gihe cy'ihumure se harya Kanyombya navuze ko zamugara zamugara wa mugari kucyo atagira kucyo ataba hafi ya Kanyombya ko Kanyombya nawe nzi ko agira inzara nyinshi Kanyombya ramuri Kanyombya nta gatege firi kamukuregeye Kanyombya ravuze ngo azahamagara RIB na polisi baze bamfate ngo bazitabaza mwe nagukunze we Kanyombya niba waramubwiye ngo uri keza nakwesa Kanyombya aka kana kamugara imbo uri keza nakwesa Kanyombya ati he RIB ntabara ubuse fise ni wamwesa ego kunafate uriya ra ratanye ndurudego yo rati imiti yarangiye wayishe yewe ari igitoki kibi wacu cyangugu ikizwe dego bita oya ari igitoki bita madamu ya rero ndika madamu katari kakomera yewewe siriya buriya ni madamu ni igitoki banywamo umutobe cyangwa inzoga gusa kitaribwa agati kataribwa ariko nawe undi musore ushoboye nguriya ashoboye iki cyakora uno yamusho umusore uri mu kamera rwarukaduhitana nuriya bose namajeyo we uriya ahubwo hariya hasi uriya ngo hasi Sam nguriya ngo hashya ariko reka babwire ukajya wifuza abantu oya kwifuza n'icyaha reka mbivuge rimwe n'ubundi baranabivuze ko muri abagabo banjye ndinda kwifuza mwari kubera iki mwabaye iki mwagiye muvuguta imyenda mujye muvugisha ukuri mufuza byabatwara mujye mufura imyenda yindi mubyihorere bajye bavuguta imyenda mukijijwe ibyo bintu ubwo ukumva tutari abana mwakijijwe ibiki turi abana ntago turaba mu ibyo mujya kurega mu nsengero ku ntaza zitakibwa iryo jambo ribwiye umuntu cyabwa ukaza guceza kandi wavuze uriganiriza ntabwo yabyakira nawe ese ubu yobonye fisi ni iki kintu muri kumwibazaho fisi ni yazo ukuntu yabyibushye yari yibiki ntabwo ari ukurya beretse musubiza ariko mbere yuko musubiza kambanze mbwire abakurikiye Urugendo Online TV yuko hari njyewe ndi kwamamariza Easy Buy Shop muri Easy Buy Shop rero dufitemo imyenda inkweto n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bijyanye no kwambara urumva hanyuma tubafitiye promotion ya Noheli n'ubunani none se uretse gato mbanze ndangize kazamu ntukazajya unca mu ijambo abo bantu ariko baranyishyura hoya none se ikiganiro kigomba kujya hanze ariko namaze kubona message ya mobile nta mugabo undi mugabo mugenzi we mu ijambo hanyuma tubafitiye promotion dukorera mu mujyi hariya kuri City Tower ahahoze na Kumati tugakorera no kwa Makuza muri etage ya 3 badusure hanyuma bihahire muri izi shop nta kibazo ubwo abantu babyumvishe abantu bahagere Easy Buy Shop fisi bamuhaye agatubutse mu kanya ubu agiye kungira neza nta kibazo nitujya kurangiza ikiganiro ndabaha nimero ya boss nitujya kurangiza ikiganiro ndabaha nimero It's okay abantu bagereyo bahahibwa ibindi ninge na fisi mu kanya kubera ko yamamaje ntabizi we nta kintu cyo kwamamaza ufite mwese munyishyurire rimwe ngiye ikintu cyo kwamamaza kandi nagize kubyamamaza ibyanjye nabamaze se genda amazano bitegura Noheli na bunani kaza kuzaba nomero yanjye yakingera amaze urayibuka nomero yanjye se uyu urayimvugira ngewe ujye ubimvugira ngewe nuko abantu bakeneye nimero ndaza kuyishyira hejuru ku muntu uri ku iki kiganiro iri hejuru y'iki kiganiro umumuremere
umukecuru wacu aduha ibyishimo murabizi abafite vibes za danger nzavemo n'umupampe wabo n'abapampe nge banyumvire icyo nabamaza bandemira akantu kanohera pampe nabaki n'abanyarukundo abantu bagira urukundo ku bandi ange mbese mu rukundo ubundi rero abatubona ntago ari inzaduka ni igihe kigiye tugezemo bajye bambabarira kandi burya waguye nabyuke nicyo nakwamaza nani ntibakakugendeho iki ni navuye ku nshuti yanjye ikintu nakwamaza nabwo hano mwanyamamariza ni mumbwire abantu bave mu mandazi babyuke basenga Imana bajye mu Mana bareke amagambo no kugenda ku bandi babirike no gushyira ingenza ku bandi babyihorere bahubwo dusenga Imana n'ibyo bya mbere kugenda ku bintu tubyihorere no kwibaza kandi abacumuye nabo bagarukire Imana yose kiteze ufite imbabazi uheruka gusaba Imana imbabazi ryari yego ku ijoro ry'ejo nari nsaba imbabazi ndabucya wakoze iki nari nibagiwe gusenga cyangwa wari wagize ni wa musaza wari uri kuvuga ngo hari umusaza nitije w'abandi kandi Imana yabimbujije mbwe ko ari bibi vuga utubibonye ute rero bivuge ngo wari waguye mu cyaha nene cyahano umuvuga aho tumwe atambuka yiya mu busambanyi kandi bwari bwamaze kuzura muri ngewe rega ntago ntago niyo gituma Satani itankura nyine yikunda Imana ijya kumva iramanukira umutima ngira avuga ngo umugore uryamana n'umugabo utaruwe ikosa umugabo uryamana n'umugore utaruwe ikosa bagabo bifuza abagore b'abandi namwe ukita umugabo w'abandi ngo ni sheri wawe te mugeze hagati mu kiganiro uzi ko amatwi abamenetse sinzi ndi babyinjiye muri mu yindi se mu kiganiro kimeze gute ukishuka mugane mwibere mu rwayi muganira n'umugore utari wawe cyangwa se umugabo utari wawe ukanira cyangwa mugira ibyo mukora iyo bavuga mu kiganiro somva ari hehe aho nyine bo ikiganiro cyabo bombi uko ngo sheri nukuri wibeshya cyane ntago ari sheri wawe nguwo ntago ari sheri ubu uti sambanye we ngiye uti sambana cyane ariko impanda y'Imana igiye kuvuga nuko rero nako banturanze kuvuga ngewe nasabye Imana imbabazi imbere ibyo bintu umutima nyine ufate heno ndakizwe ese bawo kingana icyo usabye imbabazi kugira wumve ko wabiretse ko maze igihe woye ikimenyetso cyose kimanuka nakibonye nge nk'umukristo nawe ikimenyetso umusaraba wowe nawe ngiye kuba umuntu afite mufasha umusaraba mu ntoki wa Kristo wonyine mbona iruhande rwanjye n'undi mugabo none ufite agashoka arambwira ngo aho gashoka ufite n'uburinzi nta cyaguhangara yitima ijambo rivuga ngo nta muntu n'umwe warinda guhangara mu minsi yawe yose yo kubaho ngo nkuko nabanye na Mose niko nzabana nawe ngo komera ushikame kuzatuma abantu bazo ngo igihe Uwiteka ngiye kwa murandi hagati yo ku mudutanda haleluya bandebye imbere nuko Imana imbabari kandi namaze kugenda namaze kuba ikintu kitwa numvaga gishaka kujya kurondomeka kujya kunywa nashaka nkora umugabo nagira ngo nkora umugabo kubera ibintu nari mbonanya abantu kandi biyitira izina ryo biteka bibaye vuba ayo ni kera se ejo tutandukanye mvuye iwanyu hariya mvuye kuza gusoma anniversaire yawe unzaniye ka gatoki numvaga mbiye nashaka kujya ngiye kuba maraya ako ndaje imyaka ngeze mu sanga bidakwiye Imana itireba intambwe wateye urugamba rwanyu ako hari umuntu ngana hawe agiye mu mwuga w'uburayi ubu yabona abakiriya baba ariko ugiye kutabizi wowe abahari ntago babura Sam Satani kinisho abahari rwose Satani niwe muntu wa mbere mubi nge mbikubiye kuri Satani ifite abayoke babandi bakuma bafite uzi inyota kunite yibwurumana bagurumana cyane bakubonye akarari akubone mbuzi uretse gato iyo hangane anga baratureba bariya ibindi rero yari kure mu rugo magira kanjye nambara hano nta muntu ujya asuhuza akiyo nkambaye n'agapira ko nambara nagaze niyo genda gasiga iyo mpagaze nkambaye gutya ndahagara ngo nakajipo kitwa gapusi mbese kagira hano gutya natambutse umuntu nambona hakuna nabintu n'imisatsi unjya nyiri imisatsi niko mbona ipindikiye hano ubundi aza kuzayogoshesha nkwe ko naciye agasuzuguro do nayo nyizana hano mubita gutya sokozo yitwa imbwebwe nibuka imbwebwe kandi ukibuka imbwebwe n'isokozo yinde yo mu kinambara kwa Gosipari kasokozo imbwebwe bakavuga dore Rome kwitwa Rome kuzamuka hariya muso kwa padi hariya tujya muri kazo hejuru hariya mu mugejuru kujya gusambana mu gitanda cyaho ubwo hari ryari ni imbere y'intambara nari amashashi icyo gihe banyitaga 5 minutes icyo gihe nari indaya kabombo iby'uburanda yimbizwe umudayimoni yahagaze kuza ahora arekereje ariko namukubise ishoti ejo ndamutwika mu zina rya Yesu indirimbo z'isi yose zihazo mu bitabo
ariko yemwe burya gukizwa ni byiza nubwo dukina gukizwa ni byiza nasenze hakira benshi twe turi kurondomuka turi benshi ubu ngubu nyabeje mbigiyemo nayobya benshi ndetse nawe mu dusengana harimo abafite amorari ko cyanyeka ustengo ndiko nimeze kuri nyamibwa apana kuri nyamibwa no itoro ritarabyemeye stop musoro wanyibeshye nababeshyaga nabimayo icyo ni icyango amaso nawe yabazwa mbigiyemo umva kubikora nabikora ubukene bukagenda wenda buzanyica ariko aleluya gasa gakirewe nanye ngo gasa wenda aleluya reka ngarukire Uwiteka reka mabwire nakora Imana igihe kirekire Imana yangira imbazo irabutse ndagwishuriye garuka nari nagiye ambaga pano ndebaho nanjye ni nakusonga pano uzabona aho biri harugizo ibona niyo pano ndayihanye imbere yanyu agapantaro maze ukambara ndebyambara ntaho bipfiriye fata umuziki ndanyonga nsanga bipfiriye magaze mbona nyine mbona urukwavu nakirutwaye rubagiye umuntu yarya akama bitanamuka urukwavu rero rwanjye ibundi yaratawuririye gakwavu kanje ntaho sayo no kunungusuza hikimo oya mbivugisha kuri kamera ntago Imana arambabariye kugira ngo cya kibusambanye Imana bimbuje bata ubona wumiwe bite nyine ariko by the way harimo n'impanuro harimo impanuro n'izina ry'Imana harimo impanuro masegonda avugisha ukuri bayasezemo ukuri kwinshi nta abameze nka Dori Mbogo areka kugira ngo uzumva umuntu uvugisha ukuri sibyo ni bakeya kandi ukuri kuraryana ubwo rero abantu bagira ukuri ni bakeya cyane kandi kuvuga ukuri ndumva nta kintu biba bitwaye hari umuntu yiyorobeka akavuga ngo ndi mu Mana bebe kandi imwe imbere wabaye biretse ibiki ibyo yarari kuvuga bya bwomba se wanjye ntago njya muri bwomba uzafunga ndwara cyangwa ifunze wakoze ndwara ntago ndayikora nigeze kuyikora nyine birapfa nashatse umugore tumarana igihe gitoya ariko byararangiye yakujijije iki harya sisubyumva nyine byaranze kwiya ngo yaravuze ngo mu buriri nyine ngo kuriya ngo agenda nsebyano hose ngo mfite ngo kantu gato n'iki nyine ibintu nk'ibyo cyamaye nkata cyecuru umva ibintu nagiye nsebya sibyo nakubwiraga se ko bagenda basebya uko ubose uko ukuzungana ko suko Imana yagutanze bantu barasibanya aya nawe nabibwirira byawe byo nibanga ubwo nta mugore umurimo yamenye amabanga n'umugore gito kandi mwambaye amavara mwashamba cyane rwose twakoze bari ni nko kubari nabasamu baje kubikamera amafaranga yahatakariye igihe cy'umuntu urimo nagatwe k'intama ngo nkarye ntabwo niyo kumenye ko fisekira neza baguye nomero yanjye uyu munsi ubuze kuma nomero yanjye yitwaye ijyamo amagasozi ndayimuha ariko Samu n'umwana mwiza we ni Samu ni sine nziza we Samu iyo tuyeguha ntarakijijwe ntabwo amfanura mu gihe twabaniye ahubwo ngo abantu ngo ntibabyemera Samu icyo kintu nigeze ngukisha amagambo kuri umukristo Samu kuri mikoro nigeze ngukisha ikintu kugira ngo jeri ngo nasimbutse ngo mutera ngo bizi ngo duhagaranye yi duhagaze hariya nyine ngo ndewa haye bizo nguri ya mukamirane wacu ngo wamuhaye bizo ngo nkunda bakamirane cyane kurusha ngo kakiri kuki mutugenda no kubera iki mu ngenda no kubera iki abantu barabeshya ngo kera ngo bigeze kunyumviza njya ngo by'abantu bimenyamamarize babireke ngo bigeze kunyumviza imbana Nyabisindu kandi nyibana umugabo wanjye nose ari gusuzugura umugabo wanjye ari mu rwiwe mu ijoro nenze ko bari nyuma barimo kumva imikino imikino y'iwacu nyine aho ngaho twita kubona umugabo wanjye nyine ko ari wanjye se ruhande yanyambitse impeta mu moteri bame mu yemwitaniro ndamusinyira mu murenge ejo bundi byo n'amaso yawe ejo bundi ahubwo Imana yo mu ijuru batabare fisi we pole sana no kwihangana nta kundi ibintu mukecuru wacu atubwiye cyangwa se mere wacu avuze avugishije ukuri kwinshi avuze ati ejo bundi numvaga ngiye gusubira mu bintu nahozemo kera nsenga Imana ibinkuramo ibi biguhaye irihe somo yewe isomo bimpaye ni rinini urumva hari igihe
umuntu ahura n'ikibazo runaka ngenda baza abakobwa benshi cyane b'inshuti zanjye bajya bahura n'ibibazo nk'ubu ngubu hari uwo tuziranye ufite ibibazo ariko yafashe matora mu rugo iwiwe urumva ubundi yararaga kuri matora imwe aragenda agura indi matora arangije mu rugo ahita hagira roge ubu ngubu uramuha 3 mugakora bwombo bikarangira wamuha 5 mugakora bwombo bikarangira kubera ko afite icyo kibazo gusa rukubyumva rero urumva uyu nguyu we aravuga ati nari ngize ikibazo nari ngiye gusubira mu mabi nahozemo ariko uwo nguwo ntago yaza ngavuga ati ngewe mfite ikibazo runaka none nari ngiye gukora ibi nibi mumfashe basimane n'ibyo 10,000 ntago yaza niko fi ariko numvishe ngo waruvuze ngo iby'urugo rwaye mita nkurura harimo ari kuvuga ngo fisi nta kintu yigirira munarebye ngo zarinde umuntu rero ari kubivugana hano mu bantu bari hano aho bagiye kuvuga ngo tugiye kumubwira twereke ubundi abantu rabareka bakavuga kuko uvuze abantu bajya bavuga ngo ko umuntu ababyibushye ngo bira gahunda itibura neza oya ariko nge narabivuze byinshi cyane sima nanashaka kubisubiramo narababwiye ngo uko umuntu mbese uko umuntu ushaka ko ahinga siko ari buhinge kuko ari buhinga n'imbaraga afite niba wowe ushaka ko ahinga umurima wose kandi uwo murima atawushoboye ashoboye 3 metero ku cyuma umubwango ahinga umurima wose arahinga uko ashoboye abo rero nuvuga ngo muri societe tubamo urumva hari abantu b'indaya urumva hari abantu b'indaya b'abakobwa bamwe na bamwe kuko abakobwa bose bundi baravuga ngo umukobwa mumwe gatukisha bose ariko ntago noneho atukishije bose hari abakobwa nge tuziranye muhura bakanyurwa oya mva yaho kuki ari kuitujuza ninuza ngo duhura bakanyurwa none se ntabwo ugira uko wigenza ngewe se none se ntago ndi umuntu ndi umuntu nambaye umubiri nambaye n'amaraso uri kubyumva neza nanjye ntago ndi inyamaswa ngomba kugusha uko niba numva hari ukuntu meze ngomba kugikemura ariko ntago ibyo bintu byaba buri gihe oya aho ngo waba ubaye indaya nese nimba uhiye bakakuzimya uyu munsi ejo uzongera uje nanone bakuzimye uhore muri ibyo ngibyo hari uburyo ujya kwizimisha ariko ugasanga aho wanyuze uhasize ibibazo gusa oya nta bibazo bizamo rero gusa ikintu nabwira abakobwa bafite abagabo banini bagiye gukora ubukwe bajye babanza bamenye ngo gahunda iteye ite kuko hari igihe wowe ushima umuntu ukamushima inyuma ariko ku bijyanye na gahunda z'abantu bakuru ntubanze ngo umenye uko gahunda ihagaze noneho kurunguruka zirarunguruka iki noneho mwagera oya nawe urimo urarunguruka ni kumva mwagera ahantu gutya kwaje mu buriri ugasanga ibintu bibaye ibintu bya danje ubu so baratsona bakirera kuri na mwiza oya nubwo wambaye rinete ariko fi ubundi ntaguciye mu ijambo mbabare ariko ubundi aho bapingane ko mbona uri smart uzi hose uruzuye ko nahoze nagusengera umutima ndawuzuye ahubwo uratekereza ariko arega hari igihe ubona umuntu yuzuye ari umugabo hose ariko hari aho ari igice kureka abantu barebe naso si muri abo ngubu mwese nabarangije kubareba mwese nabarangije kubareba ubu urashaka kugaruka vuba umutima urimo kugira uke ni byiza guhagarara kuri mikoro ubwira amahanga yose iriya saha ni byiza kugira ngo wabwire uti ni samu kuri mikoro kandi ufite igikundiro ibiriya bintu ubigiyemo ukabirondokamo byaza gukora igikundiro kandi ntabwo waguye ibyo utekereza kuvuga ko waguyemo nta kintu waguyemo kurya no kunywa ni ibya mbere imbere y'Imana
yego ukenda kurengera ubundi ngwino hagara kuri mikoro ubwire ba muhando bagaruke bazabona na masegonda tapenda muhando mimi natapenda muhando utatubona sana wewe akikuja hapa Rwanda wewe tutagwera tukupeleke Nyarudindi walikutana ndiyo anakutana Nyarudindi na mimi wanakutana naenda Tanzania hapana hapa walienda wakacheza wakaimba pamoja na mimi nataka kuimba na ule mwanamke wa muhando nitampenda sana wimbo wako unakumbuka na watu wa Kenya kama tuwapendaga mimi Easter aimba nyimbo gani wimbo na ni kuimba wimbo Kenya mimi inasema Mungu mwema imba kidogo tusikie kukuona ni kugukoseye umerudi mimi nafurahi sana wimbo ni wa muhando Mungu mwema mimerudie wimbo wa muhando tataka wimbo wa muhando mibebe ibembeleze mibebe ibembeleze mibebe muhando gonda ku masegonda ibintu byose ngo ni ku masegonda abanyakenya ngo na Swahili anaijua ni bebe babashatse ni bebe ni ababwira Yesu nyine ababerekana babandi bajya abantu bakavango nyamweru so umuntu nyamweru n'umuntu muhanda kaberekana avuga ko ari umuntu kibi nabandi afite n'abarimye muri korali yabo kandi bakunda babagize ibiyo binyamaswa kandi ari abantu muhando ndamwemera cyane umukristo mwiza cyane turukugana ku musozo ukigaruka ariko nyuma ko tugira ebana fisi ngo turabango tujye kubanza tukore kakantu masegonda ariko twereka kagutya mu kanya noneho ngo fisi ananakwereke ushira amatsiko Erega iki fisi wabyeme kunyereka yarambeshye uratinya iki ahubwo se nabura ntinyiki ariko se ngize ikibazo giyewe hari ijambo avuze nuko twihana tukatura ya ijambo avuze ndaryemera ni umuntu ndi umuntu twambaye amaraso wambaye amaraso n'inyama turi abantu ndebyeho gahunda kwaje umutima wanjye ukotuma ukabura ukagira ngo akirukana mufata gute we ndagufata ngo kumufata no nabigenza ne yewe ukora deliverance kwandi mu apasi haza abatsinda ne nje nagusengera Hagize deliverance nimba ari deliverance barabakwatuje cyane yemba mbona babeshya oya fi izo bakora deliverance bagize imana deliverance abari nziza cyane reka mbashimire mwembi mwakoze kuza mu kiganiro ni byiza cyane fisi mukomeze mu mushyikire mujye kuri YouTube channel ye bita Fisi TV yego bayita Fisi TV basure nyine YouTube channel yanjye yitwa Fisi TV bakore subscribe bakore kunzogera kugira ngo bajye babona notification hanyuma ncishaho amafilimi ncishaho n'ibiganiro hanyuma ikindi nababwira basure izi buy shop nkuko nabibabwiye izi buy shop nimero yabo ni 0782 531 357 kanyisubiremo 0782 531 hanyuma dukorera kuri City Tower hanyuma tugakorera no kwa Makuza muri etage ya 3 hanyuma nimero nazibabwiye tucuruza imyenda inkweto buri kimwe cyose cyo kwambara n'amatrining y'amasiporo imyenda yose ya sport ibintu byose birahari okay sawa nuko nguko amasegonda we nimero ndayishyira hejuru ushaka kumuha turi kuri promotion rwose ibintu bize kugenda neza cyane reka duhite tujya kurya umuziki kabisa
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire